abagabo mwe rero ntago biraza kutworohera kuri iki gihe. Umugabo ngo iyo atahanye iposho asanga abana bakingura, umudamu aseka, amazi ashyushye, uvuye muri misiyo ufite amafaranga. Ariko iyo udaheruka wagiye uhetse amaboko ukagaruka uyashyize ku mutwe, urakomanga bagaceceka. Ariko yemwe babwo ntago mwumva so, mugiye kumukingurira so, nta nubwo abakiri papa wanyu. Umwana babwiye nawe yarangiza, ngewe namaze kuryama naniryamiye, hayi sokundi. Umugabo agakomeza, ariko ubu ngubu ntago muba munyumva, ubu ntago mwumva ko ndi papa wanyu ntashye. Mama kana ubu ntago unyumva. Nyine ntago ushobora kumvikana, wumvikana bitewe n'icyo ucyuye, ni ku isi imeze. Ibintu rero byo gucyura amatiku no kwivugisha nabi no kwirakaza na envelope utahanye mubireke. Umudamu Imana yamushyize munsi gato y'umugabo ngo amutware kubera yuko icyaha cyari cyamuzamuye, ariko Imana irangije iteganya yuko ibyo umugore azifuza byose bigomba guherera ku mugabo. Satani rero arimo arumvisha abagore bo mu minsi y'imperuka yuko bashobora kugira icyo bigezaho, umugabo nta ruhara bigizemo. Ngiyi inkomoko ya divorce. Icyo nagira mbabwire ngiki, abagabo hari ubutware twatakaje. Byonyine no kuba umudamu ashobora kwicara akabwira ati papa kana ndifuza ko twakora ibi n'ibi akabikuzanira, kiba ari ikimenyetso cy'uko akize icyo umaze. Ariko nagira ngo mbabwire, abagabo nimukomeza kutabana n'Imana, igihe kizagera ubutware bwacu bube busigaye ari ubwo gutegeka ipusi yonyine. Ubwira umwana utinjira asohoke, ubwira umukozi ngo teka ifiriti ujye kubona ubona atogosheje ibirayi, ubwira umugore ngo sinshaka ko saa 12 uba utageza, ujye kubona ubone yinjiye saa 4, usigarane ipusi aba ariyo uzaza ubwira ngo pusi igende, ari ryo tegeko ryonyine usigaranye. Ariko nagira ngo mbabaze, biriho ntago biriho no gutakaza ubutware. Abagabo baramutse begeye Imana, Imana yabaha ibyo abagore babo bifuza, kuko kwifuza k'umugore kuzaba kuki ku mugabo. Kandi mu gihe umugore ibyo akwifuzamo yabibonye, ubu uri umutware. None ubu ngubu urashaka kuba umutware ku itiku gusa, ntago bizakunda. Ubwo nagira ngo mbabwire yuko abagabo twatakaje ubutware kuva twatakaza Imana. Iyo umugabo yongerera gukunda Imana, akemerera Imana yuko ikontorora urugo rwe, birangira nawe abaye iki? Abaye umutware. Imana yari yagennye ko itorero rigomba kugira ububasha. Icyo rihambiriye mu isi kikaba gihambiriwe na hehe? No mu ijuru. Kandi umuntu wananiye abantu akananira umugore we, umugore we agashyiraho undi muntu bakaba babiri akamunanira. Umugore akicara ati reka njye mu nama y'itorero, umugabo yarangiza ati ntimunkange mwese ntawe n'igiwe. Abo bantu turabagira ntitubagira? Ntimwinkangisha ngo uri umukuru w'itorero njye n'amenyo nayakuramo. Uwo muntu wagize gutya itorero akarifata nkaho nta mbaraga rifite, Bibiliya yaravuze ngo kuva uwo munsi ujye umureka ntuwongere gushwana nawe, kuko itorero ntirijya gufungisha umuntu. Ariko kuva icyo gihe uzatangira kumubonaho ibimenyetso by'abaki? By'abapagani. Umuntu unaniye itorero ahinduka umupagani. Kubera iki? Unaniye ubutware bw'itorero. Ubutware Imana yasigiye itorero nta n'undi muntu uzagira gute? Uzamushobora. Nubona abantu 20 barimo abagore n'abakecuru, barimo abasaza, barimo abakire n'abakene, barimo abantu bize n'abatarakandagiye mu ishuri, abo bantu bose barahujwe n'ijambo ry'Imana, bicaye ku kibazo cya umunsi wa mbere bakakicaraho umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ukabananira, warangiza ukababwira uti mugumane urusengero rwanyu sinzanagaruka, uzamenye yuko uhindutse umupagani. Kuva uwo munsi ibimenyetso by'umupagani ntago bizongera gutandukana nawe. Unasigaye aza akakubwira ati buriya bukwe ndashaka ko buba, ukamubwira uti twoherereza umukobwa tumupime, yarangiza akakubwira ati mupima ibiki? Abo mwapimye bose byagenze gute? Ngiye mfata umukobwa wanjye muzane ngo mumupime. Ese sha musoni wowe ushaka kwica ubu bukwe sha? Uzi icyo ndi cyo, uzi ko ndafande sha? Musoni agahita avuga ati ya bya bintu bigize gute?
birakomeye. Agahita ahamagara umudiyakonikazi, ejo ntabwo nzaba mpari mu nama, uzamvugire, hari ikibazo cy'umuntu ufite ubukwe muzakigeho, ntabwo nzaba mpari. Naho atinye yuko dosiye izagira gute, izamwitirirwa. Umudiyakonikazi yabijyamo, yajya gupimisha umukobwa agasanga inda ishobora no kuzabyarirwa ku ruhimbi, akaba araje abibwiye umukuru w'itorero mukuru ati twatezwe umutego, ibintu birakomeye. Mukuru w'itorero mukuru agahita yakira mesaje nijoro imubwira ngo witondere ibi bintu, nubigendamo nabi bigapfuba uzabona ingaruka nyuma. Mukuru w'itorero yarangiza ati rero ni bangahe bamwakiriye bamwifurije urugo ruhire. Ariko Mana Nyagasani, ngaho itorero ububasha ryari rifite, Satani arimo arashaka kubwangiza. Kubera iki? Iterabwoba rishyirwa ku bapasitoro, iterabwoba rishyirwa ku bakuru b'itorero bakuru n'abadiyakoni, rituma hari ibintu bizamba hakabura umuntu ubivugaho. Ariko nagira ngo mbabwire, nimwongere musenge Imana yongere igarure ubutware mu nzu yayo. Amen. Umuntu wakorera amanyanga ajya ahita abibona yuko umwuka w'Imana umuvumbuye. Kandi ikindi, ubu butware mu gihe butaragaruka, mujye mumenya ko namwe muba muhicaye nta butware mugize gute mufite. Ariko ubw'umukene, Mana Nyagasani, ibeshya ubikora ukennye. Ye baba we, inama iraba, oya ibi ni akajagari, umwanda nk'uyu nguyu ntukwiye kuba, kuki tudafata umwanzuro, ubu iki kibazo turakiraraho, hoya nimuhite mufata umwanzuro, ngenda nasinye, ntabwo mba mfite umwanya wo gutinda mu bintu by'amatiku nk'aya. Ikibazo cy'umukene kiranyaruka cyane mu nama y'itorero, mu minota 2 kiba kigize gute, mumukubita amezi nk'umunani ntazanagaruke, ntari kajya negera na bafure. Ariko umukire baricara bati mubigendemo neza, mubigendemo neza uko biri kose, namwe mujye mwibuka ko turi abantu b'Imana. Erega ibintu byabaye kuri uyu mwana nawe byagira gute, nawe byakubaho. Erega buriya Yesu yagiraga urukundo cyane, yagiraga n'impuhwe, kandi buriya ntawe umenya aho bwirageze, wabona uyu muntu ejo tuzamukenera. Buriya reka ngira ikintu mbabwira, ngiki ikintu gitumye itorero ridafite imbaraga. Itorero ry'intumwa wazanaga amanyanga agahita amenyekana. Ananiya na Safira muzi uko byageze gute, byagenze. Isha ibiguzi bazana amanyanga. Pawulo arangije, Petero arangije, aravuga tumva rero mutagira ngo ni ngiye mwabeshyaga, ni umwuka wera mwagiraga gute. Abayobozi b'intumwa ba mbere iyo wamubeshyaga wabaga ubeshya umwuka wera. None ab'iki gihe kumubeshya ntabwo ari ukubeshya umwuka wera. Ngaha ikibazo gihari, Imana turayisaba ngo yongere igarure ubutware mu nzu yayo, kugira ngo kandi n'abayobozi bayobora itorero ry'Imana bongere bambike ubutware. Sikwari igihe ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa arimo arasimbukira umukuru w'itorero, dadi wacu amakuru, harimo aramusimbukira amukora mu bwanwa, wori umuntu wacu, wori umuntu wacu. Ukabona umukuru w'itorero nawe yegamye, yego rata, yego rata. Kwamureba ukibaza, uyu muyobozi azajya mu basore afatemo umwanzuro, mu gihanda azafatamo umwanzuro. Hari aho bigera ukabona umuyobozi yabaye umuyobozi w'abagore gusa, nta mugabo n'umwe yakemuriye ikibazo. Abamama bahobera imbere, abandi bahobera inyuma, abahagarika amamodoka bahobera, rwose ukavuga uti warangiza, uyu ni umuntu wacu, Imana yakuzaniye igihe kihe uzakemura iki?